murenge wa Nyamyumba dufitemo site eshatu gusa. Dufitemo site ya Kabuye Kera, tukagiramo site ya Rushagara, tukagiramo site ya Rurembo, hari amahoteli yo bita Merivana niba wahabonye. Aho hantu hose ni site nziza cyane washoramo amafaranga yawe, ukahagura ubutaka bwiza, ukahubaka ibikorwa byose bishoboka kugira ngo umukiriya wawe mu gihe yaje ajya aruhukira ku mazi, ahareba amazi yitegeye ikivu, heza cyane heza cyane. Gazi we ukeneye Sam wamubona ute? Turi Gisenyi komisiyoneri nk'uko mubibona mu myambaro yacu, mumaze kutumenyera. Ndagira ngo twongere twibukiranye amahirwe yo gushora mu karere ka Rubavu, by'umwihariko mu ntara y'Iburengerazuba, hano Brasserie. Aka kanya turi kuri hoteli yitwa Defoko Motel. Iyi hoteli ahantu yubatse ahantu hafi n'umuhanda wa kaburimbo, ndetse kuri iyi hoteli hakoraho umuhanda ugiye gukorwa vuba cyane. Uyu muhanda ugiye gukorwa ushobora kuzana amafaranga atari munsi ya miliyoni 20, tukakurangira ahantu utura cyangwa ahantu ushyira ibikorwa remezo hafi n'umuhanda wa kaburimbo, ndetse kuri iyi hoteli hakoraho umuhanda ugiye gukorwa vuba cyane. Uyu muhanda ugiye gukorwa ushobora kuzana amafaranga atari munsi ya miliyoni 20, tukakurangira ahantu utura cyangwa ahantu ushyira ibikorwa remezo nka moteri nk'uko mu Defoko ihari, cyangwa ikindi gikorwa gikurura ba mukerarugendo nka apartment, resort ndetse n'ibindi. Rero hari ibindi bintu by'ingenzi ushobora kumenya ugeze mu karere ka Rubavu. Akarere ka Rubavu kari kamwe mu turere dufite kaba gafite icyanya cy'inganda ndetse n'ubucuruzi. Niyo mpamvu uko byamera kose umuntu washoye muri aka karere ka Rubavu nta mpungenge yaba afite, kuko ni akarere ikindi gafite ubucuruzi. Ese ujya ukenera inzu n'imodoka byo kugura ukabibura, cyangwa se byo gukoresha muri seremo ubibone ku giciro gikeya kandi giciriritse kiri hasi cyane kugira ngo ubibonere igihe. Ese ujya ukenera imodoka zo kugendamo, kuba watwara abantu muri deplacement isanzwe, wagize ibirori, inzu nziza zo gukodesha cyangwa kugura. Ese wigeze ukenera adresse zacu ukazibura? Izi zose ziri imbere yawe. Dukorera mbuga ngari Rubavu. Iki kirango cyacu cyiza uzakibona aho dukorera cyane. Imodoka tuba dufite, inzu nziza na apartment dufite, imodoka z'ubukwe nziza dufite, sonorisation nziza dufite, moto nziza zo kugura no kugurisha dufite. Dusangira Rubavu rero, turagufasha biriya byose ubonye. Niba ufite ubukwe ukaba ukeneye kugira ngo tugukurikiranire byose, ambukiranya imipaka, rero ni ahanyu kugira ngo muze mushore kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi mu karere ka Rubavu, mu ntara y'Iburengerazuba, mu kagari ka Rubona. Aha hantu turi hamwe n'ugurisha hano mu karere ka Rubavu mu munota kugira ngo avuge ku bijyanye n'ishoramari hano muri aka karere, by'umwihariko muri uyu murenge wa Nyamyumba. Wow yacu no kugumya ko twitaho mureba imbuga zacu ngoranyambaga, muca kuri YouTube. Aha duhagaze naho umwihariko, iyi apartment duhagazeho ni agahoteli bita Cameraman, agerageze kubereka imiterere yaho. Cameraman neza witonze, mwaza mukagura ikibanza cyiza mugategura ibyo, ndetse n'ubukerarugendo burushaho kuryo muri ubwo buhinzi n'ubworozi. Amafi muri aka karere ka Rubavu kiranye imipaka, dufite mu bintu byakwinjiza amafaranga muri aka karere ka Rubavu. Ikintu kijyanye n'ubukerarugendo harimo nk'amahoteli, amaresort menshi. Nk'aha turi ni ahantu hakurura abantu. Rero ni byinshi twavuga Sam, keretse ahari nk'umuntu ukunda kuba kuri tere cy'ishoramari by'abantu batugana hano muri Gisenyi komisiyoneri, by'umwihariko hano muri Nyamyumba. Ese hano harimo zone zingahe waba ufitemo site z'ibibanza kugira tuzitangarize abadukurikirana ku mbuga zitandukanye? Mwene data Gadi, urakoze cyane kumbereza umwanya. Reka mbibutse yuko mu murenge wa Nyamyumba dufitemo site eshatu gusa. Dufitemo site ya Kabuye Kera, tukagiramo site ya Rushagara, tukagiramo site ya Rurembo, hari amahoteli yo bita Merivana niba wahabonye. Aho hantu hose ni site nziza cyane washoramo amafaranga yawe, ukahagura ubutaka bwiza, ukahubaka ibikorwa byose bishoboka kugira ngo umukiriya wawe mu gihe yaje ajya aruhukira ku mazi, ahareba amazi yitegeye ikivu, heza cyane heza cyane. Gazi we ukeneye Sam wamubona ute? Hari
email dufite yitwa Gisenyi Komisiyoneri, website turimo kuyubaka igiye kurangira, ariko email yacu ni gisenyicomissionnaire@gmail.com mu magambo ibyo byose ukabyandika mu nyuguti ntoya. Ikindi ngiye kubabwira nimero yanjye na Sam ukorera hano kuri tere ababwiriye, mu gihe mwakenera kuza kugura ubutaka, hoteli, ibibanza, ama-apartment hanagurishwa turayafite. Uyu mwaka mutwitege, turaje tubereke ibintu n'umwihariko wundi. Yewe nukeneye kunyarukira hano hakujya mu baturanyi, bitewe nuko bamaze kuba inshuti zacu z'akadasohoka kandi babaye abaturanyi beza, naho waza tukagukondesha y'amazu meza, tukaguha ibibanza, tukaguha amazu, naho turahakorera rwose. Ubu ngubu ubumwe n'ubwiyunge ni byose, kandi turagenderanira nta kibazo. Ahubwo reka mbibutse, ese washobora kuduhamagara? Hamagara nimero ya Uwiringiyimana Sam kuri 0782 562 078 Tubibutsa ko mu mujyi wa Kigali dukorerayo, dufiteyo abajene dukorana, abashaka kugura amamodoka, amazu ndetse n'ibindi bintu bijyanye no gushora imari. Buriya gushora imari bisaba amafaranga y'umurengera, hoya burya n'uguze moto abashoye imari. Turagufasha rero, ubujyanama bwo gushora imari turi nabwo. Aho washora imari turahafite. Gute mubura amafaranga mutubona? Reka tubasabire umugisha, mugire amafaranga, kandi iterambere ryacu ni iterambere ryanyu. Iterambere ryanyu ni ubutsinzi bwacu. Ibihe tuti mukunda Imana, mukunde n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse mukunda na perezida ukiyoboye wacu, perezida nyakubahwa, perezida wa Repubulika, utuma iri terambere ryose ritugeraho uko bwije nuko bukeye. Uwiteka nabishimire cyane. Ciao ciao, mukora subscribe kuri channel yacu Facebook, nayo dufite aho tunyuze ibikorwa byacu, ndetse na X. Kuri X cyangwa se cyahoze ari Twitter twitwa Gisenyi Komisiyoneri, harimo ibirango byacu mwabona. Ibihe byiza, turabakunda cyane.